Nyiramuzimu wamuzana mbe katazimira yambaye ingwe y'umwezi y'umwijimira ryana iwe ngwino urare waramutse. Hello guys, mumeze mute bakunzi ba Birashoboka TV show, mumeze neza? Aha dufashe umwanya twongeye kubaganiriza, twongeye kubasuhuza, tubakumbuye. Murabizi ko duhari ku bwanyu, turabakunda cyane. Uyu munsi rero ndabazaniye umutumirwa uririmba gakondo. Yatangira twibwira namwe muri bubone ko hehe n'irungu ahari. Nguyu muramubona yambaye neza cyane. Uraho urakomeye? Muraho neza. Ko wambaye neza cyane. Murakoze cyane. Wambariye he? Nambariye uko mubibona Birashoboka TV show. Ahangaha niho twambariye, batwambitse. Turategura. Ntago musanzwe. Abatumirwa bacu abantu bagomba kuba ari abantu basirimutse. Urabona ko n'umwana w'umujene kandi uririmba gakondo neza cyane, yanabyambariye. Reka tumuhe umwanya twibwire atugezeho na bimwe mu byiza yatuzaniye. Murakoze cyane. Nitwa Ambasaderi waberuye wa Ntabareshya wa Rwirahira rwa Muhirwa babinyita bya Kibogora. Ndi umutaramyi rero nk'uko mubibona, nishimiye kubana namwe. Karibu cyane, wivuga neza kabisa nk'umunyarwanda wuzuye. Karibu rero, tugwaye ikaze kuri Birashoboka TV show. Iyi ni channel y'abanyarwanda n'abumva ikinyarwanda bose bari hirya no hino. Tukaba twishimiye ko uyu munsi uri budutaramire tukabana nawe. Yego, turaba turi kumwe. Batubwiye ko muririmba neza cyane, biba ngombwa ko tubashaka ngo tuganire. Ese nibyo koko? Muraza kubyibonera na comment. Tubateze yombi bakunzi ba Birashoboka rero namwe. Nguyu Ambasaderi no wanyu nkuko channel yanyu, tumuhaye ikaze wundi mwadutaramiraho gato tukumva no byiza mudufitiye. Reka tubibwire mu nganzo. Nyiramuzimu wamuzana mbe katazimira yambaye ingwe y'umwezi y'umwijimira ryana iwe ngwino urare waramutse. Ngenda inzoga mu bagaramu bo mushari ndamwiki ndamarwa mu bagaramu izo mbuzo ndamwizica iwe ngwino urare waramutse, ngwino urare waramutse. Guys, mba ko mutemera mwamwumvise umusore mwiza. Usko wakomeza ukayumva ntugire ikindi kintu wongera gukora kuri uwo munsi. Biryoheye amatwi n'umutima. Niba mbeshya mu nyamuzi mwadusangije no kuyindi. Ndumva uyu mwanya nshaka kubaha mukadutaramira mukanezeza imitima y'abanyarwanda, mbese ku buryo ikindi kintu reka banza dutaramire nako ndababwira mu kanya. Kandi karirimba numva kandi ku mutima, numva nasangiza abakurikiye Birashoboka TV. Na karirimbo bita Rurete. Na karirimbo bimaze igihe ariko ni nziza cyane, ntigiva mu mitima yacu nk'abanyarwanda, ihora ari nshya. Cyiza cy'indirimbo ntiginasaza. Ntagisaza. Ni impano ikomeye cyane. Kandi no guha agaciro ba nyiringanzo mu by'ukuri kugira ngo dukomeze tubagumisha mu mutima wacu. Yego, karibu. Butsa amata y'amatera agahinda n'amanyagwa, adutwaye uw'ingenzi bakobwa, aduteye agahinda. Mbe mutoni wacu, mbe mico myiza sibira rimwe. Mbe mutoni wacu, mbe mico myiza sibira rimwe. Ye mumburize, ye ni mumumburize bakobwa,
ye nimumumburize babyeyi. Karumunaka we n'abasaza bawe basigiye nde, mbe nyoko kubyara Lorette aziyambaza nde, mbe nk'abato bawe watetesheje bo bazize iki, mbere ya nshuti yanjye Lorette nzamubwira iki, nabaza nyina titanti narihe azamubwira iki, nabaza nyina titanti narihe azamubwira iki Lorette, agashiki ke Lorette, ngazagahoza te Lorette, windiriza abana mama, wikwiririza abana shenge. Wow. Njye numvaga nagomba nkabyumva. None se wowe uri kuririmba wiyumva ute? Mba numva nezerewe cyane, ahubwo mba nibaza ese abantu bataririmba babayeho bate. N'abaririmbirwa n'uko nta kirumva, twese hari abantu baba bafite amajwi hafi aho ngaho atapfa kujya kuri kamera, atapfa kujyaho, ariko reka nkubwisukure ni ukuririmba neza. Murakoze cyane. Ubikora nk'akazi cyangwa ubikora nko kwishimisha? Mbikora nk'akazi. Mbere na mbere urabanza ukishima, then ugashimisha n'abandi. Yego. Harya buriya mubikora nk'akazi mu buhe buryo? Turirimba mu makwe, mu birori bitandukanye, ariko ikirori cyiganjemo umuco nyarwanda, nserukiramuco, ni ibintu dukora cyane kandi tubikunze. Yego. Bivuze ngo umuntu ufite ubukwe ashatse yakwegera cyane ko mu bukwe dusohora abageni, tugiramo aba MC, turirimba muri dot ndetse na reception. Mbese umuntu twiyambaje ushatse ko dukorana ntago tumutenguha. Byiza cyane. Ibaze kuba aririmbira abageni nkaba nambika abageni. Ibintu ni mawe nta nubwo narimbiza. Ibyiza cyane. Ni amata yabyaye amavuta. Urumva nimba uririmba nubwo uririmbiye abanyarwanda, ariko wenda byumviseho mbere yabo, urumva ko ndaryohewe. Ndibaza n'abandi kuryoherwa ari ngombwa. Bageni ngira ngo murabyumva. Nguyu mutaramye marirunga bo batumiye. Muri make umuntu ushaka kugira ngo ubukwe bwe bugende neza asabwe kutazajya gusiga. Yaba afite ikibazo. Hari naza akavuga ati noneho nkeneye kuza kuririmba mu bukwe, ariko akanakubwira ati noneho ese uraza no kuririmba ku yawe. Hariho abantu bazi ko buriya muri gakondo tugira inganzo, turirimba n'indirimbo zacu, turabikora cyane. Urayifite? Yego, ziba zihari. Turirimbiremo twumve di. Hari indirimbo twahimbiye ababyeyi b'umwana ugiye gukora ubukwe, gushimira ababyeyi muri rusange. Ni indirimbo ntabwo imaze igihe kinini, ariko nayibasangizaho ako hari n'ahandi tujya tuyiririmba. Nayiririmba. Yego, karibu rwose. Wara nushaka udutaramire bwire, ngenda ryohewe nta kibazo mfite. Yego. Imfura zacu bene u Rwanda murakarama, imfura zacu babyeyi beza murakarama, nimwe dukesha ubupfura n'ubuzima murakarama, mwizihirwe mwese babyeyi beza murakarama, nimwe dukesha ubupfura n'ubuzima murakarama. Umuntu urera abana
akabakuza akabatoza uburere bagakurana ubwiru akabatoza uburere bagakurana ituze muri mfura murakabaho babyeyi beza murakarama iye mfura zacu bene u Rwanda murakarama nimwe dukesha ubupfura n'ubuzima murakarama. Wow, bageni beza si ukwamamaza indirimbo hari umubyeyi itashimisha uyimuririmbiye menya ngo kwa kundi umubyeyi wenda atari bubashe kwiririmbira yego ushobora no kubibashije ariko akagufasha urumva iyo ndirimbo koko agushimiye umubyeyi akayimuririmbira gutyo biraryoshye nanjye mbere nitegura nta wamenye ejo ababyeyi twubawe wabona nanjye ejo bundi bazayindirimbira nta wamenye kuraje rwose murakoze cyane barakarama ni ukuri bakoze igikorwa gikomeye ababyeyi ni abantu bo gushimirwa uba ureba ukabona se umubyeyi wamushimira wahera ku munsi wa mbere ku isaha ya mbere umushimira ababyeyi ni abantu bakomeye cyane ntacyo twabona twabitura ariko kubashimira ni umuco mwiza warakoze kuyihanga murakoze cyane harya ariko bavuga no kuyihanga warakoze ni ukuri abahanzi buriya Imana ijya ibaha umugisha kuko hari aho badukorera twebwe tutabashije kugera cyane cyane ikindi cya kabiri hari ukuntu badutaramira ubuzima bunezerewe buriya nibwo buramba niko kuri niyo urumva iyo wishimye magana aba bandi iminsi iricuma ibintu ari uburyohe cyane cyane kandi uriya munsi w'ubukwe uba ukomeye ntekereza ko iyi ndirimbo itakora no mu bukwe gusa ushobora no kuba kwa kundi mukora isabukuru y'ababyeyi banyu mushaka kubashimira iyi ndirimbo yakora ahantu henshi igikuru ni uko igera ku mubyeyi mwarayisohoye ntabwo turayisohora twakoze recording gusa ariko ntabwo yarabapulodidi yego ariko nzi ko nisohoka abantu bazayikunda kubona nagerageje kuyumvisha barashimye ariko urumva ku rwange ruhande mba numva bidahagije yego nibyo mba numva bidahagije ariko turagerageza yego n'izindi zizaza turabyizeye harya mumaze igihe kingana iki uri umuririmbyi wa gakondo urabona ko uracyari muto uri umujene ni gake usanga abajene babasha gakondo wambaye neza uranaberewe urabona ko vrema murakoze cyane uri umutarari rwose wa kinyarwanda kandi wambaye neza igihe rero nahereye ndirimba niba navuga igihe mperukiye nahereye ndirimba ariko ni mu bwana uririmba mu makorari ukajya muri segonderi ukaririmba biri aho nyuma rero nibwo nagiye nitabira amarushanwa amwe n'amwe nza kubona ko byanga bikunda buriya hari igihe utinda kubona ko hari igice uri kwibonamo kurenza ibindi by'ukuri mu miririmbire yanjye nta hantu ntashobora kuririmba muri kategori zose uretse wenda hip hop yo naba mbeshye ariko ahandi ho ndibona pe rero natangiye kuririmba gakondo 2018 nibwo natangiye kujya ndirimba mu makwe ariko noneho by'umwuga bitangiye 2022 ntabwo ari kera cyane ariko nta nubwo ari vuba urumva ko imyaka iciyeho experience irimo iraza kandi kuraje ubundi guhagora gutangira cyane ikindi iyo hari ubushake ibintu birikora cyane hamwe n'Imana bigenda neza tuvuga ngo ubundi wasenzura iki ukari wa muhanzi rwose nta kintu wabura n'Imana wayisenze iduha n'abatayisenze haswe noneho umuntu wayiringiye cyo nkundira Imana ihora itureberera ibidukwiriye biba ari byiza kandi irabikora hari indi ndirimbo waba ufite wumva waririmbira abanyarwanda ntabwo zabura zirahari uyu mwanya ni uwawe ukoresha rwose udutaramire hari indirimbo twakwita nk'iyo gusohora umukwe
niyo twakwita ariko ni indirimbo nziza reka nze nyibasangize inkora ku mutima cyane imwe mu ndirimbo zinkora ku mutima tuyiririmbe yego nguyu w'Imana yahaye ubutware nguyu w'Imana yahaye ubumanzi ijya kumurema yari yarayimurota ijya kumurema yamutatsi mutanaga ijya kumurema yamutana zinoza uw'Imana yahaye ubumanzi ijya kumurema yari yarayimurota ijya kumurema yamutatsi mutanaga ijya kumurema yamutana zinoza yarazikabije inzozi nziza umubyeyi nyina wamuhetse yarazikabije inzozi nziza umuraza bahorana iteka ngo yarazikabye ijoro n'umunsi abo bana bahorana iteka ijya kumurema yari yarayimurota ijya kumurema yamutatsi mutanaga ijya kumurema yamutana zinoza uw'Imana yahaye ubumanzi uw'Imana yahaye ubumanzi uw'Imana yahaye ubumanzi ijya kumurema yari yarayimurota ijya kumurema yamutatsi mutanaga ijya kumurema yamutana zinoza ko bitaryoheye umutima guys muzadushinja ibindi ubu gahunda birashoboka ntayo babwiye ni ukubazanira abataramyi ni ukubasurira abantu bamwe bavuga ngo kwikorera byaranze bamwe bavuga ngo ibintu nk'ibyo turashaka kujya tubaganiriza tukabagerera aho mutari hose mwamwumvise umuhungu mwiza ukuntu aririmba neza urumva umeze uti ko numva agiyewe munezero wansanze ubu nyine mwansembuye merewe neza muri make bemeze gutya ukomeze inkotanyi cyane yabyirutse neza iya Rugina yabyirutse atsinda abyiruka tagira amakemwa kandi uyu atagira ubwoba nimukangwe na cya cyuzi ko twakinyujije mw'amato nimukangwe na bya bisage ko twabinyujije mw'amato umuhungu uwankenera ashobora kunyandikira kuri mail ambasaderi x3@gmail.com cyangwa se ukaba ushobora kwandika kuri whatsapp 07 8 14 93 658 cyangwa se ugahamagara iyo ngiyo yari whatsapp number hanyuma guhamagara ni 079 05 3 12 murakagira Imana n'amafaranga nyabo amafaranga Darisi yabona n'amafaranga nyuma y'Imana handa amafaranga nta ibinezero byakora tubeshya kuyabona inshuti zacu abavandimwe bacu abadukunda bose mugomba kugira amafaranga Imana igiye bakujyana nawe tugiye tuyo hari umuntu umwe nigeze kumva ejo bundi ni umwe mu ba role model b'abahanzi dufite mu Rwanda yaravuze aravuga ngo amafaranga si byose ngo ari kwegereye byose ngo ari kwegereye byose kuko hari igihugu yafite aba ari byose ntabwo abantu bapfa bivuga ko ikibanza ari iki amafaranga cya mbere n'Imana
ariko uyu mwana uyu wo muri iyi si amafaranga ahita aza mu kazi arabwira ko nakoreye kuri zeru ntabwo yaje ubwo uri bubikuyemo uko bikureho ubonye akazi ntawe dukwiye kubaho. Aha guys bakunzi ba Birashoboka TV show ngira ngo nafasha gushima uyu mutaramyi wacu ambasaderi iryo zina ry'icyamamare ese ugira rumodo kugira abantu rumodo wawe ninde cyangwa ugira benshi ngira benshi abantu b'abaro rumodo bubahwe pe bubahwe urakoze bari kuvugisha bari kubaza impano yawe kugira ngo nimero mwayibonye adresse ze mwazibonye turabategereje nanjye bizashimisha kumva hari abamuhaye ibiraka bavuga bati twawukumvise kuri Birashoboka yego share comment hafi mu byose twibagiwe kugira subscribe ciao ciao